nkubwira wamwogoshiwe umwana wanjye ugiye kumwogosha uko numva mbyifuza uko bishaka apana kunza noza style zawe z'imiti ariko byibo mwabaye gute nimba umwana umusore nk'uyu nguyu atipa metero 6 naho mukubita kwateze neza z'abakinnyi bakira muri za Senegal cyangwa za Maroc urumva akaba n'icamamare azana icamamare gute nimwogosha igipara ntakimwe cyo mu kibura makako apima metero 6 ntagare wawe wamuremye nyogoshera umwana uko giye mbyifuza kandi niba ufite umwogosha umbwire giye mujyane kuko intagare yo saro yonyine mwebwe mufite so wambere nogoshe tuza ntabwo akogosha umwana igipanga amenye ubwenge ngomba kumwogosha zanyogosho nziza iyi mashini maze imyaka 13 yose nifashe muri nontoki urumva mu ntoki zanje rero ntabwo wambwira umwana umwogosha igipara ngo mbyemere umwana nk'uyu umusore uzaje gutereta ejo azatereta nyanjwe ntabwo nabyemera ndamukubita kwafi imwe bitatu wakushe gaterete bene wanyu ubusura n'umwana w'imyaka 12 ari umwana wo kujya gutereta cyangwa urabona uko aresha ukagira ngo arakuze akuswa mugore ibyo sibiswe ku mutwe wawe kuki batagusutse igipara se akagusuka imisatsi nk'iyo ngiyo nabo mwimurenganye kamukubite kwafe nziza umwana mwiza abyako n'umugore mwiza umugore mwiza nkawe nyogoshera umwana uve mu magambo kuko amagambo yawe ntago ari bwogoshe tagura utwo rwawe rata mwana ndakogoshiye nyogosho ngiye nshaka ordinaire rwose si wumva umwana w'abatire ordinaire namurebera kuri nyogosho tuwakushe uramwogosha igipara umwana nk'uyu nguyu si ukumusiza ubusa koko hariyo ordinaire ni ibiki kwa kundi bogosha nyine baringaniza neza aha si umwana mwiza uyu mwana azaba n'uwa mbere mu ishuri nimwogosha nyogosho akaba uwanyuma uzabimbaza njyewe njyewe nyogosho ndi gushaka muri buri mwogoshe ibyo ngibyo ngo byo baringaniza ushaka kuringaniza umwana ukamurunga ugasanga mumuteye indwara komeza wogoshe ndakomeza kugira ngo rekeraho cyangwa nturekeraho reka muparure none nta kibazo guparura ntabyo nzi mise byibuka na umwana nk'uyu nguyu utazi gutekereza neza wamwogosha ordinaire cyangwa se turakushe ndamuparura muparure ariko mwihaye imvugo ko ngo zaturuwakushe zajya kushe se zimiziki ikibazo cyiza utangiye gusobanuka rero dekushe ni kwa kundi umwana aba afite nk'imitwerera nk'ibintu hari uwafunga n'uwafungura ariko umwana wawe nabonye adafunga n'umutwe nta kibazo ni ukumwogosha enkushe hamwe umuntu yakubita igipara umwana agasigara ameze neza cyane uvuze ngo gufunga umutwe wa mugabo wagira ngo wabimenye uwakubwira uno mwana kugira ngo mugeze ahangaha nje mukurura nk'ihene uzi ukuntu yakufunganye umutwe neza aho nutinda arisubiraho ahubwo mama ngo nafunga umutwe wawe ndawufungira rimwe reka bakogoshe kuwa mwana wese umuhungu wabaye itegeko kandi reka mubwire igihe cyose usuzugura kubera ko uzi ko saba yagiye mu biro akamupagaza uretse ahazira ndabimubwira ariko se mama uretse kubeshya urabibwira papa wiwe sibyo uyu mwana wamubyaranye nanjye ariko umugabo we namubyaranye nawe ntabwo ushinzwe kumumenya njye nakubwira ngo nyogoshera umwana niba kogosha byakunaniye ubyihorere umujyana ahandi oya umwana wagiye kugise wenyine ukamubyara ugomba kumutegeka tumwogoshe tuwakushe cyangwa ni dekushe ni igipara se cyangwa ni insajya ibyo ushaka byose ngenda bimwogosha njyewe kubera ko izo nyogosho zose nazo nzi icyo nzi cyo nuko umuntu afata imashini akogosha umwana yifate wogosha umwana ukomeze umwogoshe igihe mureba nibona ari ibyo ngibyo nakubwira ngo rekeraho ninumva bitarakwira agiye ntaranyurwa ntabwo ndi bukubwire ntabwo wakogoshesha umwana nabi shana uguri bugicura amafaranga natuma nkamwogosha neza kumwogoshera n'ubuntu ntabwo umwana namukubita ipara ngo mbyemere ese ubundi wamwogosha nk'uko bari bamwogosha harya ibi ni ibiki bari bamwogosha iyi ni insajya umwana nk'uyu nguyu utarabasha kusobanukirwa wamwogosha insajya nturi kumwica mu bwonko uyu mwogosha ni umwicanyi wamwogoshe gutya ariko mugira imvugo we ngo za masajya masajya se kandi ni ibiki kandi ni inyogosho z'abagande za masajya yewe ni ingande koko yewe ntabwo uri impamvu wari wagize urutwe rumeze nk'umwungu we wajya mu ruhaza barya none se wabafunga umutwe se uno mwana umwana wagiye aragiye baramudeforma bamuhindagura bamuhindura nk'ikijumba umva niyo mpamvu nzajya nza kwiyogosheshereza rata umwana mwogosha akahe kanyogosho ngewe rwose nyogosha nk'uko byari bisanzwe si wumva uyu mwana nta disipurine agira ibintu by'insajya sinabimwogosha njyewe ubwo ibyari bisanzwe ni ibiki ni gutya nyine insajya ngo insajya nicyo utumva se kubwiye insajya umwana nk'uyu nguyu rwose wa mubyeyi we nintagereranywa pe abandi bana baza batazi n'inyogosho we nimba zikayinsajya rero ngiye kumukubita insajya nziza ataburana ariko wa mugabo ko mbona amagambo yakwirenze ukaba utari no kumbwira ngo umwana muramwogoshera amafaranga angahe ahubwo ukaba uri kunkubita inyogosho izo nzi n'izo ntanazi n'izo ntaranabona wanyogosheye umwana ubundi ukankubita fagitire y'amafaranga nkamenya niba ndi buyabone cyangwa ntayabona nagaguciye 500 yonyine ariko kubera ukuntu mwandurije muri n'abafungamutwe ndabati 5,000 mwogoshe inyogosho yose mushaka kana 5,000 uri gucema wawe n'ibiki mu mwogoshe sha ahubwo mu 1,000 ahubwo tuzana bisangira si wumva umva rero wa mugabo namenye ko ubwenge buke bw'umwana wanjye buturuka mu musatsi none mwogoshe ku buryo ku mutwe hamera nk'ikibuno cyangwa se amera urugara ibindi byose uzabimbaza kamwe rero wa mugore we tukaba dushyizemo ubwenge buke aho noneho uruhara wabukabije nawe reka umwana mwogoshe mukubita inyogosho nziza ariko si mwogosho uruhara kuko ni mwogosho uruhara papa we ntarwo afite azamukurukana na uzamusubizanye wanyuda umva rero wa mugabo we nta musubizi iwacu umugabo yamwanga atamwanga wowe mwogoshe igipara umuparangure burundu
mba n'uyu mutwe wanyereye neza wenda n'agasuzugura kahita kagenderamo. Amba rero wa mugore we mubwisha ukuri njyewe uyu mwana ngomba kumwogosha uko nshaka noneho ninjye mfite imashini. Niba se ufite imashini njye wajya kunegeka ku mwana wanjye. Umwana ni uwawe ariko sana arimo n'iyanjye n'imashini n'iyanjye ngomba kumwogosha uko nshaka rero. Ariko gaje noneho narumiwe pe. Umva rero uyu mwana ngiye kumujyana njye kumwogosha. Ntabwo wamuvana hanga utampaye avance pesa avance hano umwana ubone kumujyana. Ndamujyana. Ntabwo apfa kumujyanireka ratwamana bakujyana handi kundi moko cyogosha nabi. Wapi? Si umuvana uzubwenge undi moko cyogosha nabi. Kandi ukogosha neza. Urwana rurwaye mu mutwe cyangwa rurwaye mu mugongo. Igavuga gakeya ntabwo umwana nk'uyu nguyu yumva urusaku nk'urwo rata umwana mwiza mwiyogoshene neza amibumbi 10. Yego. Si umuvana uzubwenge. Uvange itocu ningera mu rugo ndagukurura amatwi neza nkurure n'ibi bigwaye n'ibi byiso bya mbivanemo. Umva madamu mwiza jya umenya ubwenge umwana nk'uyu nguyu abazi bimubereye ntabwo wamujyana ahandi hembere kandi umahurutse hano urama avance nanamwogoje dore imashini yanjye nayakije inywa mazutu. Wakigabo we rero ngiye gufata umwana wanjye mujyane niba utemera gukora igihe byo ndi kugutegeka. Tuza ntabwo umwana uri bumujyane umwana ikubwira ko ashaka umwogoshe mwiza nka Samu ugatangira umubwira ibikode byawe mu mutwe wawe reka umwana mwogoshe inyogosho nziza nshaka umereza amafaranga yanjye bitabaye ibyo ngibyo uramukura hano umereje avance ndabesha umwana. Wapi? Ariko warwana ubone mbanyoko cyangwa mbamukaso Ngomba mama nyine. niba se ninyoko sigomba kunyumvira jyewe urumvira urugaba uruzi. Ntabwo umwana wabyaye Imana ikamuguhana umusatsi wawumaraho ngo mbyemere nubwo ari umwana wawe rwose aho mbona arwana inkondora n'isano nkayifunga. Ariko baba sinzi umuntu warubwiye ngo ni rwiza rupfuye ubusa nk'uruhu rw'imbwa niko wangegerawe iki kigabo nicyo kigutegekera urugo cyangwa ni njyewe ugutegeka. Iki kigabo ntabwo gitegeka urugo ariko gitegeka imitwe y'abantu bose baje hano kwiyogoshesha imitwe n'ijye mba nyifite nawe uhengeka nawe ugarura nakubita nk'urushyi nawe ukubita urundi ni njye mitwe hano yose nitegeka. Utangura mu mutwe wawe utangura mu mutwe uteye ikofi rimwe n'ubwo uri umusazi. Ariko watujera nasiga nigukubise waretse umwogoshe w'umusamariya nkakogosha. nagukubita ikofi bibere kagenda nigahengamo ese none ngo kirankoraho wakogosha umwana kare kagiye kunkoraho. Reka umwogoshe mwiza mugorere mu mutwe reka nawe nakogosha. Ariko ibi bigabo menya biba bifite n'imico mibi pe. Rata umwana oya reka tubaze umwana muzima ratuze ubwenge rata umwana suza ubwenge. Yego. Suza umwogoshe mwiza. Yego. Ntasa nanjye. Yego. Umwahese wumva amadenda tuze umwana yamunze namwogosha. Ariko warwana barakuroze nzabanje ndi kukurogoza mbere yuko naza kukogoshesha. Ntabwo umwana bamuroze erega wajyaga imashini yanjye wenda ntabwo yaka imashini yanjye iraka humura. Ariko se ubu narabyaye cyangwa naherekera Iraka humura. niko warwashi Iraka umva iraka. warwashi Iraka. waretse hakujyana najya kukogoshera hano urugabo rw'amagambo menshi. Rata umwana ndakogosha umere n'ubwanwa wari ufite se. Yego rata. Aho. Twagicucu ntabwo kavamo byane. Reka mbwene no wa mudamu sibyo reka mbwene wa mudamu umwana we mwihorere urumva umwana mwihorere umugumisha naje gutaha ndakuzana umwana namwogoshe. Ariko menye izi ntebe zanyu zibabona imisumari uziko ndi guhagurutsa umwana wanjye ugasanga yafatanye wahagurutsa umwana uzi umwogoshe mwiza wamagurutsa ute. izi ntebe zanyu zibamo kore cyangwa zibamo ibindi bintu. Umwana umva nkubwire umwana uzi umwogoshe mwiza ntabwo umutwara uko wiboneye niba yageze kwa Samu arataha uko taje ameze. Ndahagurutsa umwana wanjye nkabona yafatanye n'intebe. Ako madamu tinya umwana nogosha ntamwogosha n'ubwonko utari uri ku murongo nkabusubiza ku murongo umwogoshe umwogoshe wamukura he. Erega wimpanga ntabwo njyewe noga nutogosha umwana uko mbishaka ntabwo njyewe birushoboka. Noneho nawe kugira ngo nogoshe umwana wawe uko nashaka ndamwogosha uko mbishaka ntunyishyure. Umva kubwira wa rugabo ndabona nawe urusatsi rwarakoreye ku mutwe umuntu utabasha kwiyogoshesha ntabwo yabasha kogosha umwana wanjye. Bayi turagiye haguruka vuba. Uzi ko mfite umusatsi koko umbujije umugati nyine.